Bakunzi wa filime nyarwanda umwaka mushya na filime nshyashya Agape House Films Empire ikuzaniye filime y'akataraboneka yitwa Urwobo rw'inzitane. Ni filime ivuga ku mukobwa witwa Louise wafashwe ku ngufu n'umusore w'ikirara witwa Tom agambaniwe na musaza we witwa Gasana. Mubita pasi ya sister wawe mubita pasi ya sister wawe niba ni cyana kimeze neza nanjye kandi nari biryanye nawe ndakwatse hano ukuntu usa nk'ingegera nawe muhindura umuntu none abyaye impanga eshatu avutse kugenda ukamunzanira ni ibintu bigoranye umaze kunzanira abana babiri uyu wa gatatu nzani bese ibintu bicuri mu mwana. Ese Tom ko yibye abana bose ko ari batatu kandi ashaka umwe izindi impanga zirajya. Umva rero ukuntu biteye abandi babiri ba mbere mushaka wo mubashyira sinshaka no kumenya ibyabo umwana wanjye na nyuma y'imyaka myinshi Louise afashwe ku ngufu akabyara impanga eshatu yisanze mu rugo kwa Tom ndetse n'impanga imwe kandi nta n'umwe muri bubizi. Izina rya Yesu. What the hell is this? You motherfucker! Ku rundi ruhande Juliet ni umwe mu mpanga yibera mu cyaro ntazi ngo biravaye birajya he. Akundana n'umusore kandi n'uwo musore nanone akundana n'indi mpanga. Juliet. Akazi kajya guhagarara kubera Juliet. Ayiwe Tom yongeye gufata Louise ku ngufu. Ese namenye yuko musaza we Gasana ari wo mugambaniye bakiri batagafatwa ku ngufu bizagenda bite? Bwo namenye yuko uyu mukobwa uri kumutoteza ari umukobwa we bizagenda bite? Tom namenye yuko uyu ari we Louise yateye inda akabyara impanga eshatu amufashe ku ngufu byo bizagenda bite? Ntuzacikwe n'iyi filime izaca kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Agape House Films Empire. Ni kuri wa mbere tariki 5 z'ukwa mbere 2026. Ntuzacikwe, nyarukirayo ukore subscribe ubundi episode ya mbere izakuryohere. Musura bizagera gutyo kugeza ryari? Uko nshobora kumenya mama wanjye. Nyine begere mu byo bagushakira. Niki banshakira se ngiye muri na polisi. Ngwino hano. Ndambwira ndakumva. Ese ko no uzi gusuzugura polisi. Ndamwumva se uragira ngo njye kumuhobera hari. Ari ikintu wishinja? Vayo hano. Stop! Udakora ikosa. Sinzi ikibazo gihari. None hamanika amaboko. Murakoresha. Manika amaboko. Se ntabwo uri kumva. Manika amaboko. Fukama hasi. Fukama. Jobson nakubwiye. Bano neza mwahahinduye. Barahavuguruye. Ariko rero nubwo tugende Rodri. Ndetse banza mbwira. Mama mutavugiye mu nzu abari ibiki. Arega ntago toduhoherukana. Aba yarambiwe. Ariko mbwira ntago. Najya ngo ikintu nashaka kubabwira turi kumwe twese. Buriya mu minsi wamaranye na Yvonne. Umufashe neza pe. Aragaragara neza. Ewa n'umwari wagashimwe n'Uwiteka. Yimubaza tukiri mu nzu. Uruje kwimubariza hano ku marembo kwe. Buriya buri kintu kigira igihe cyacyo kandi akiri nk'ibi natangiye kuzana bya Yvonne. Ratambwira. Sawe ntago byagutunguye gasa. Njyewe byantunguye ariko numva ibyo bintu utakabaye kuba ari wowe bibaza kuko ufite kesi aragwahagije. Ende tugende. Se waba uretse kambwira. Ntayo kuko nizerwa nk'inshuti yanjye. None se mvuze ibitari byo. Umuntu arifashe agiye kuryamana n'umupfumu. Amuteye inda nkaho bidahagije. Nicyongeyeho nanone, yes of course. Nicyongeyeho nanone agenda nsebaguza inzira zose ngo nta kivaho ngo ntago gahaguruka ngo nibigira gute. Ubwo ubu ni umugore wafata ugashyira mu rugo koko.
mwese Rodri umuntu uvuga ibintu bingana gutyo mutarabana yavuga ibingana gute noneho amabanga y'urugo yo mu mbere nereka mubaze yego ibyo se nibyo bitumye wumva wamwipakurura utangiye kuganiriza amarene ibya Ivona kubera basi reka tubanze twumve igitekerezo afite kuri Ivona gusa ntabwo uri kucyumva aho kiri kugana ntabwo Gasana rwose ntacyo kintu nashaka kukubwira nuko nakubeshye pe mbonye barene Ivona ameze niwe mugore w'inzozi zanjye nyuma ya Sonia nta handi nakurikiza urukundo uretse kwa Ivona Ivona niwe mugore w'inzozi zawe Rodri wagira ibintu by'amashyingo niwe mugore w'inzozi zawe gute Rodri ngenda gushyigikiye rwose nta nubwo waba ugiye kure y'umuryango buriya Sonia nta nubwo yazongera kujya atesha abantu umutwe nk'uko mbyumva kose nyine ntiyazongera kugaruka Gasana se ngibyo byabyumve ibizugu byo nabyumva gute nyine ibintu muri muko nikumva muri guki Sonia ni nkaho ari Ivona kubera ko Ivona ni amaraso amwe na Sonia gusa urumva yabagiye kure y'umuryango cyane hanyuma ukaba nyine ukaba umushyigikiye kwareka kesi agafata Ivona hako se umuntu ujya mu bapfumu buri ibaze none yanyica yagiye mu bapfumu kubera icyo ubundi Rodri yagiye mu bapfumu kujya mu ariko urwanira urugo nyine none se utekereza ko ibyo bintu yakoze ntago ari n'umugore wa mbere wabikoze n'abandi barabikora kibi nuko aba yagiyemo agira ngo akwice yagiye mu bapfumu kugira ngo afashe urugo rwe rumere neza none icyo nicyo ugiye kumwitura agasa inshuti yanjye wowe ishyiraho ibyo bintu ari wowe wakwemera yuko ushakana na kesi reka ngusobanurire byibagirwa n'ibya kesi rwose ahubwo iki gitekerezo cyawe nibyo Ivona niwe nshaka nose reka mbabaze ahubwo mbwira reka mbabanze mbabaze Ivona ubwe n'iki azakwemera ntabwo yabyanga nabigiye ugira ngo gutyo usase bikurura abakobwa bose hakuzi ko wibonye nawe ukajya uvuga ati ndi igisore kigaragara ukumva ko abantu bose uzababeshya ibyo nyine bakabigenderaho waretse gucika uyerega Rodrigue dorariyemera mani nubwo ari inshuti yawe reka kumuca aribera akareba uburyo asa amaso ibisatsi biki n'ibiki akumva ko yashitura buri mukobwa wese ubwo n'iki Ivona azakwemera reka azagerageza Ivona ikintu kucyugirira icyizere kingana gutyo harga nta mico miba nziho kandi na mbere yuko anabura ndakeka ntacyo nakoze kugira hanyuma se kese akabwande kose kufite ikibazo kuri akaba umupfumu ngende umupfumu Rodrigue yagiye mu bapfumu kubera wowe uri kubyumva neza ntabwo nshaka kurerera abazimu rero ngiye uzaca naho none se umupfumu n'umuzimu umupfumu ni umuntu nkawe nakora n'imyuka mibi oya ngenda shaka Ivona ubinabwiye reka ngusobanurire Rodrigue reka mbasobanurire Ivona ni mu muhagahenge abanza tuze kwanza abanze agarura ubwenge asubiza ubwenge yamaze gutuza ngiye ambiye ko yatuje none se ubugiye hango bundi Ivona mumfiki ngiye se dupfiki ko ndi kumwifuriza icyiza ariko nende umugabo mubi ari kumwe na Rodrigue ari kwibuka ko yari umugabo wa murumuna we kesi ko bisa kose hari cyaguhaye kugira ngo umunsi ndagireho ntacyo yampaye ubwo okay Rodrigue nawe tunabyihore ngiye ariko ngiye singushyigikiye it's okay basi mugenda muganira neza sawa musirara amahoro ntabwo nshaka ko tunabivugeho ibyo bintu tunabivugeho rwose ndibaza igihe Kaya azakura bino bintu akagira aho arambirwa ngiye bikancanga pe ntakubeshya ahubwo ushake maske ko ni mu buraraguhita abantu bose yakamejeje ikona ntari kugenda nambaye ingofero no gushaka igikote kinini kirekire kigera ku birenge ibintu byo kugenda ugaragaza ryari ukabyambara nyine n'ingofero ahubwo ugashyiramo na fime n'akapfukamo kabwira none neza kazaba inkura amaraso kugeza ryari kabyo ngiye nibaza nkashoberwa ngo yarakaye rero wagira ngo suwo kuri mu bumbe duturiho reka mbwire rero nimba yamaramaje uko bisa kose natwe ari buza kutugeraho tugeraho nyine impamvu ni kukubwira ngo ushaka ubwirinzi hakiri kare
shaka ukuntu mukwepa ku buryo nibura kubonye ajijinganya muri icyo gihe cyo kujijinganya yibaza nimba ari wowe uba wamupunyutse wirutse wamucize naho ubundi umuhungu muzima yasaze ntabwo ari buze kutworohera natwe tuba twicaye ahangaha nta kintu kizima dushobora gupanga ngo tugereho. ako se Rodiri wapanga iki se kumwica none se urapanga nawe umurusha ubugome nawe umwice urapanga iki umuntu wica umugore wa mukuru we ariko uri gutekereza icyo kintu niba umuntu yica umugore wa mukuru igabana ni nkaho yisha umugore ubanza ubikurure neza wese urica nkabura buko nka Divine na Igete abahuye iki muri bakayigete ka maskini karaho rwose kwere ntazababarira none wowe ngo urakomeza umuterekera amaso arayanuboramo ni mubi cyane umuhungu ni inyamaswa ariko rero icyambere cyo dufite ibimenyetso pe ikindi cya kabiri nuko nidukomeza gukerensa gutya abantu bari buze gushira bapfa bose genda umva twamujyana mu nzego zibishinzwe twamujyana kuri police station. Uzi ikibazo mfite se uriya muhungu akimara kumenya ko ugiye kumujyana mu buyobozi ubwo ni wowe uzabukurikiye bivuze ngo birasaba ko ari ikintu turi bwitondere tukareba umuntu kuko urumva uburyo ujya mu buyobozi bakareba abafite ibibazo kurenza abaje mbere uri kubyumva neza nta kintu uri bukore ngo bagusimbutse icyo bisaba rero ni iki no gushaka umuntu nibura uri bukigire nkaho ikibazo ari iki tukamubwiza ukuri ko umuntu ari ruharwa ko ari umwicanyi kuko baradusaba ibimenyetso ubu none aka kanya nawe se uragenda n'umutwe gusa ubwira afande ngo umuntu yisha umuntu byose birakora cyo ni ikindi kibazo ahubwo ngiye nahindi gutekereza umuntu sarafa kari icyo kibazo nuko ari afande ukomeye kandi abafande bo hejuru kubageraho biragorana ndamufite ariko ikibazo ni umuntu wo hejuru cyane ntabwo ari abapolisi bari aho bo hasi we ni umunyamapeti menshi cyane ku buryo nyine nshobora kumugeraho agahita ambwira ngo nimbanze njye kureba babandi bo hasi kandi ari byo ntari gushaka ndi kugira ngo nibura we kurumva ni umuntu w'ibirokoroko uri kubyumva abafite abantu biwe sinzi aramutse anyemereye ngize umugisha akanyemerera karakagabo kigize kuri ubundi twakabaye aricyo twatangiriyeho kuko n'ubundi nahise cyambere cyo ntago ari ruswa ugiye kumuha iki ni nta byaha umujyanyemo ni ukugira ngo adufashe turwanye ubwo suzi ikibazo mba ndi kugira urumva inzego zigira uko zikurikirana nafande wo hejuru ufite bya bintu byahangaha by'ibirokoro bariya rero ntago bapfa kujya gufata abantu kandi niwe nizeye nibura wanyumva vuba byihuse kuko ni umufamili wanyumva vuba byihuse akumva ko agomba kuza gukura icyo kizira mu bantu rego uriya muhungu yabaye ikizira mu bantu n'ubundi si umuntu wakwaye kuba kiri mu bantu rero iyo uzanye polisi bano basanzwe bo badafite nyine bano baba bari ku mirenge na hena bigusaba kuba ufite ibizibiti ntabwo bapfa guhita bafata umuntu ariko nk'uriya w'ibirokoroko wafite uburenganzira bwo kuza apfa kuba azi neza ko uwo muntu ko ari umunyabyaha kandi azi ko nta mubeshya nyine ndumva ariwe twakitabaza ngo nawe wadufasha rero twose pe ndakeka fande ningira umugisha akaba nyine ari mu gihugu wenda hari igihe bafite n'ingendo ndakeka ari buze kudufasha tugafatura mwica ariko njyewe rero sinumva ukuntu umuntu yakwifata akica abantu bose hejuru y'uko ngo yabuze ari amafaranga nanone bikakomeza bikancanga amafaranga njye narayamwihereye arayafata aragenda ngiye kubona mbona uzi ikintu ntekereza mbona nyabonye inyuma mu modoka uzi ikintu ntekereza uriya muhungu ashobora kuba yaragucunze ko arazi neza ko ari amafaranga ashobora kubikiza ibiti kizamushinja agahita yagarura mu modoka utayigisha ntizi ukumva yaragejejwe kandi niyizeye n'uburyo akundamo amafaranga none se ntiwayamuhaye se none se ukumva ari umwuka wera wayajugunyemo icyambere cyo kandi ntago ashobora kuba yahaze uriya mwana ngo amuhare yemera agende gutyo
abicanyi secondly twamuhaye amafaranga. abicanyi bahorana imipango mishyashya byanze bikunze ari amafaranga nayo afite icyo ari gupanga. None kugira ngo yapfe nimba ari ibyo ngibyo oya ntago ari we, nimba ari ibyo ngibyo nimba ari we katahagarutse ngambwire ngo nkeneye iki n'iki. Agaruke gute se kandi acinze kukugubanya? Ivana mwana wanjye, ndi mama wawe, ntihazagira umuntu ubabara biguturutseho. Kandi Rodrigue nagira ibyo agusaba uzabyemere. ko numvishije rya jwi rya wa mugore, undi se kari kumbwira ngo ni mama wanjye. Ntazagira umuntu ubabara binturutseho. Ibintu se Rodrigue ashaka kunsaba ni bene akwiye kumwemerera. Warumeze gute se? Ese neza nta kibazo. Nabonye. Aho bwate. Cyane sape. Yaherukaga tukibaha kugiriya. Bataremuka. Yarahindutse. Anyway, wakoze kumuzana pe. Kumuzana ko byari intambara. Oh yes. Yego kajya va mu rugo se. Yibera mu rugo no mu gikari. Ariko naje. Ariko arasa neza cyane pe. Wamubonye? Ya ahubwo nabicije amagambo nibuye bakubakira. Tumeze neza se bura ni ngombwa. Tuvuye mu rugo twagize akantu dufata. Ntabwo ari ngombwa. Okay, it's fine, nta kibazo. Andi makuru se? Amahoro turaho. Karam. Okay. Kundi wose nkuko nawe kubwiye usa neza hari umuntu urimo ubifitemo uruhare. Kugira ngo Nelson none. Oya. Wasanga hari uwundi muntu biri inyuma. Umuntu biri inyuma ni Marine. Wenyine. Yaba ari ndi. Kandi ubwo ntajya nava no mu rugo. Koko. Ndo abayitsimbye. Ariko se koko urukora nsa neza. Ya urasa n'Imana pe. N'ubundi twese dusa n'Imana kuko turemye mu ishusho ryayo. Okay, hari icyo nari nifuje buriya rero. Urabona Sonia yatuvuyemo kare. Ntabwo mbivuze kugira ngo ukomeretse ariko urabizi yuko ari we muntu wari uw'agaciro mu buzima bwanjye. Ndabizi. Ariko kubw'iyo souvenir ngira niyo memory numvaga umuryango wiwe kimwe na nshuti nawe umuryango wiwe mfite numva wamba hafi cyane. Humura n'ubundi se ko tuba turi hafi yawe turakuzirikana pe. Okay. Nashaka yuko cyanifuzaga yuko uhita mbikubwira gutyo ushobora kumva yuko ari kugufatirana ariko nakubeshye. Si ukubivuga yuko ngo profisi ariko ndagukunda pe. Kandi cyane. Kuki? Urankunda? Ndagukunda kandi nifuza kugumana iruhande rwanjye. Unkunda mu buhe buryo? Nshaka kuba mbivuze nihuse cyangwa mu buryo butari bwo ariko nkifuza nko kujya nk'umugore wanjye. Kuko mana
kuko nkitakaza Sonia numvishe ari ikintu mbuze mu buzima ariko ubu urimo nagira amahoro kurusha uko nagira undi muntu. Wenda ntabwo muciye mu jambo ibyo bintu mbwiye wicaye bitekerezaho biragucitse nk'uko uri kubivuga ni ukumfatirana. Nabitekerejeho mbere nuko ntiyize mugira amahirwe yo kubikubwira ariko nari nabiganijeho na Marene. Wari usanzwe ubizi? Narisanzwe mbizi. Urabiceceka? Nari mu nzira zo kubikubwira ariko ibyo Rodrigue avuga nibyo. Amaraso amwe na Sonia. Mbese ni ukuvuga ngo kuko mvukana na Sonia niyo mpamvu Rodrigue yifuza kungira umugore we. Oya nawe aragukunda ku giti cye ariko ni byiza ko noneho uvukana na Sonia. Cyane kambabwiza ukuri. Ntabwo ari ukubananiza ntabwo ari no kubasuzugura. Ako njyewe nkurikije uburyo Rodrigue ari kubivuga ni uburyo bwo kumprofita kugira ajya mbona yuke umugore we yabuze. Oya nanone bifata bitekereje ntabwo ari byo kuko ntabwo nifuza kuba nakwibuka Sonia ariko ntamufite iruhande rwanjye. Ariko basi ndashaka kugira urukundo rushyashya kandi ku muntu nizeye nzi neza yuko atambabareza umutima pe. Rero umuntu nta wundi ni wowe. Rodrigue ayo magambo mbwiye arakomeye cyane. Kugira ubimbwira wafashe umwanya munini n'igihe kinini uricara urabitekereza cyane ufata umwanzuro wo kuza kubimenyesha. Nanjye rero nkeneye igihe. Ntabwo icyo kintu ari ikintu wahubukira cyangwa se ngo nicare gutya mpite nkubwira ngo mbyakiriye gutya. Ubwo mwicaye mukabiganiraho na Marene nawe wabanje kubitekereza nanjye ndabasaba umwanya munini cyangwa se igihe nzumva yuko nkwiye kubasubiriza nzabamenyesha ikindi. Ntabwo ari mu buryo bwo kuntera indobo cyangwa kumbera. Umwanya munini nawe ni muremure cyane. Ntabwo ngiye kukubwira ngo iki gihe ni iki ariko nyine reka nanjye mfate umwanya mbitekerezeho. Mugomba kunyumva. Si ugiye gutekereza iki koko? Ni iki cyo gutekerezaho ufite? Rodrigue si umusore mwiza abaye iki se kandi? Ntabwo navuze ko ari mubi Marene ntunyumve nabi. Ubu sigiye mwamaranye wamubonyeho bubi? Erega ikindi kuba Sonia yarapfuye ntago ari wowe wamwishe kandi ntibigeze banavugana nawe nta n'ikibi bigeze bagirana. Ubu ugiye gutekereza kuki? Ntacyo ni mu mwanya. Nta by'umwanya. Ni mu buryo bwo kumbenga se. Rodrigue kubyumva nabi. Ivu nabyo gutekerezaho ngiye Rodrigue ndamuzi na Sonia nawe ubwo babanye neza. Ntacyo gutekerezaho kindi gihari. Ahubwo se ugira ngo tugiye kumwihoza se. Izindi gahunda njye nari mfite Marene arazinze. Rodrigue tuba tugiye rero tuzagaruka. Okay. Nta kibazo. Musigare. Ariko Ivo ubitekerezaho neza. Nta kibazo. Nta pressure nzababwira. Okay. Merci. Reka mbaherekeze. Urase ni ngombwa. It's okay. Kazuba. Ariko Rodrigue koko Yvonne arakunaniye.
Rodri ihangane urwane intambara bishoboka ariko utsinde Yvonne ukoresha uko ushoboye kose kandi nanjye ndahari ngo mufashe. Rodrigue ukeneye Yvonne niwe uri bugerageze kugufasha muri ibibazo byose urimo. Ndakwinginze kora iyo bwabaga ushake Yvonne. Mwana wanjye Sonia uri kwitwara nabi, usigaranye amahirwe make kubera uburyo uri kwitwaramo. Kuki ukomeza guhatiriza Rodrigue Sonia? Ariko sima ndi kumuhatiriza iki? Rodrigue agomba kubana na Yvonne, ibyo ni ibintu bigoye. No, Rodrigue agomba kubana na Yvonne. Kubera iki se batagomba kubana? Ntabwo bagomba kubana n'ibyashoboka, agomba kubana na Kesi. Kubera ko Kesi niwe umuremyi yamugeneye. Ariko sima ubu kuko igihe ibi bintu nzabivuga kuva ryari kugeza ryari. Ntabwo Rodrigue agomba kubana n'undi muntu. Okay, warambujije umbwira ko bitashoboka bitewe nuko ngiye imbaraga zanjye zitanyemerera kuba umuntu. None ma kuba yabana n'umuntu wo mu muryango wacu ngewe nandeke ariko abane na Yvonne. Ibyo kuze na Kesima ibyo ntibishoboka, ntabwo bishoboka ntabwo nabyemera oya. Rwose ma uko kuntu uri kwitwara kuri kwangiza amahirwe yawe. Nimba udashoboye kumva ibyo nkubwira ngo witware uko nkubwira, ndagusubizayo kugeza igihe uzumva wikosoreye. uracyandakariye kweri n'igihe nahereye ngutakambira ngusaba imbabazi. Wagerageje ukanyumva kweri bwari rega ndi gushaka gukosora amakosa yanjye. Ako se tuvugishije ukuri Gasa, nyuma y'ibyo wankoreye byose reka ndeke kwigira nkaho ari njye wabikoreye gusa. Nyuma y'ibyo wakoreye umuryango wanjye ukagira kuntandukanya na famille yanjye, tugize ngo turaje ngo dukinge n'umusayi wawe, uburyo watwirukanye urabizi. Ubwo uri gutinyuka ko ukambwira ngo ukeneye imbabazi? Sikumarira iki se? Ako narahindutse Yvonne. Zigufasha iki? Narahindutse nabo nyiri wa wundi. Kuko nanjye nitekereje usanga narakoze amakosa menshi. Ubundi se wabiterwaga n'iki niba kuko atari wewe? Atari wowe wabikoraga? Kiragiye nari mfite stress z'urugo. Abizi ko madamu kuva yanansigana nitekerejeho cyane nsanga narakoze ikosa riremeye. Hari wenda nyuma y'iki gihe nari nzajya kumureba musaba imbabazi. Ariko basi mbere ya byose mbabarira. Inshuti naramusabye imbabazi biragorana ariko nzi neza ko yaje kumbabarira. Gusa tuvuge ko kwiza imbabazi kuri kuzisaba zivuye ku mutima wawe. Yo nzisabye mbikwiye ku mutima kandi nta kwiyoberanya kuri. Na nshuti muganire yakubwira ko nahindutse. Kandi ngirira icyizere. Ndabizi byinshi nakoze byari bibabaje, biteye agahinda. Nizera abo ntakabaye narizeye. Nka Kayi urabizi neza ko yari umuntu wo mu rugo muri quartier. Noneho ze ikintu kibabaje ni ukwizera cyangwa se uri kumbwira ngo wizeye ngo Kayi. Muri make ni nkaho yakoresheje ubwenge agushyiramo ibintu utashakaga gukora. Umwana nkuriye uruta byose kwari ugukunda amafaranga, nta kindi kintu uracyankoresheje amakosa. Mvaga nyine ngeze i Kigali ngomba kuba shapu. Se ubwo warayabonyera?
nicyo ku buryo kinamba uvuga ati ngo reka mpemuke kugira ndamuke ugahemukira abana ubyaye uzi n'uburyo twari tubayeho. niyo mpamvu rwose ndi gusaba imbabazi nciye bugufi cyane mbabarira kandi pe basi mu amahirwe nkosora amakosa yawe. uri kwiyumvisha gutandukanya umuryango noneho umwana nk'uriya nshuti musaza wanjye ukiri muto wenda njye nta kibazo pe ariko uriya mwana yarakeneye kubaho neza, yarakeneye kwiga uburyo watuzunguje, uburyo mwatubujije amahoro, uburyo mutatumaga duhumeka aho tugeze hose, none ngo nguhe imbabazi koko Gasa? ndagusabye ndabizi neza ko bigoranye kunyuma ariko basi nanjye mbayeho nabi, mbayeho mfite ubwoba, mbayeho mfite ikidodo ku mutima ku buryo ndaryama musura yanjye hakaza biriya byose nakoze, rimwe na rimwe ntikanga nkishitukagurika ibintu nyine mbona nanjye ubwanjye bingaragariza ko nakoze ikosa riremereye. ntabwo nakabaye basi ngo uhagaze imbere ariko nibura agerageza unyuma urebe ko nakongera gutuza nkamera nk'uko nari meze, kandi n'umpa umwanya amakosa nzayakosora ndagusezeranya pe. irengagize byose nakoze ko ndabizi nakoze ibintu byinshi, ko Kayi yantwaye mu kigare ntabwo navuga ngo yarandoze, mu bwenge buke bwanjye nagize no kwikunda cyane no kudatekereza ku bavandimwe n'inshuti. Gasa reka kwirirwa uvunika, ubundi se ndakwima imbabazi ngo bimarire iki? urambabariye? Icyiza wenda ni uko uzi neza ko wakoze amakosa kandi uri tayari kwisubiraho. Bose urakoze cyane, ngiye kwisubiraho kandi uzabireba. Nizere ko atari uburyarya. Ntabwo ari uburyarya, ni igihe gitoya gusa pe. Kayi na Gasana sinjya mbizera. Ndabizi ko bigoranye kunyizera ariko amahirwe umpaye ntabwo nzapfusha ubusa. Imbabazi ndaziguha. Rufo! Kayi wamushenze buri munsi ntuzamenyere ku manyoko wewe umushenzi. Kayi urankubita wowe ni gute wowe ushobora gutinyuka ukanyicira umugore wa mugingo? wamushenzi w'uwanjye wishe we ntabwo ari umugore, uwanjye ntabwo ari umugore. uramushenzi manyoko. Rufo nawe ndamugukurikiza, ndamugukurikiza. nanjye uje kunyica. ndamugukurikiza. wanyiciye umugore. Kayi iba inshuro ya kangahe? Kayi iba inshuro ya kangahe? Nyoko nyicire gato amushenze. iba inshuro ya kangahe ka? ndamugukurikiza. ubwo bwanwa nzabupfura. urabupfura wapfuye. Kayi reka nkubwire, nubwo uri muri umuna wanjye ntabwo biguhereza ubudahangarwa bwo kuza kumenyera gutya. nawe nakwica nk'uko nishe rwa musheri wawe, urumva? n'undi munsi ntuzongere kumenyera, wiyame, sibyo? wiyame, biba ubwa mbere n'ubwa nyuma kuzaza umenyera. reka turangize intambara twatangiye. tuyirangize, reka nkwice noneho wamugane tuyirangize, tubisoreze ahangaha wamuginga we. Reka turangize intambara twatangiye Rufo. urumva umaze kubyimba, mbese ubaye ikihebe uje kunyiheberaho. Ubu nta kintu nkiramira. ndakwica, nta kintu nkiramira. ndakwica ka. ambara wamushenze nimba udakeneye yuko ndi bukwica. Ndeka. ambara. Ndeka. ambara. Ndeka. ambara we. Kayi usigaye ushaka kwiyahura? aho ka ubundi utekereza neza nk'umuntu w'umugabo, ubundi ubona tutari ibigoryi twebwe. Ni wowe mbwa, ni wowe mbwa uri cyucucu ikigoryi. nimba ndimbwa nawe uri imbwa, kuko ubwo twabyawe n'imbwa, sibyo? rero nkawe tekereza nkawe uje kwiyahura ngo uje kunyiyahura, ubu ngwisha ubundi uri muri umuna wanjye, ubundi byamara iki? nari binyica. niko nkwishe byamara iki ubundi? Kayi kukwica ni segonda, ariko gihe ntago nkeneye gukora amaraso y'umuvandimwe. ubundi nta kintu nsigaje, nta nicyo ndi kurwanira. ntago nyica. ntago nkwisha, ntago nkwisha ku waki buryo gute duteranywe n'abagore wowe. waje unatekereza ukaba umuntu w'umugabo. none se kuki wishigete? kuki wishigete? wese divine wamwisha ari uwawe. ariko urabizi ko igete namukundaga.
wakundaga igahita jyewe uwanjye ntabwo namukundaga namwangaga. Reka rero nkwereke Kaye, sibyo? Tuba abantu b'abagabo, turi abavandimwe, nta mpamvu yo gukomeza gucumuzwa n'abagore, sibyo? Reka ibintu tubishyire ku murongo, uwawe yarapfuye, uwanjye yarapfuye. Tureka guteranwa n'abagore, turi abavandimwe. Ninkwica cyangwa ukanyica wowe, ninde uzongera kwita umuvandimwe? Abagore wangu ejo washaka n'undi bro. Cyukura ubwo bugorya aho ngaho. Mugora gukunda se n'urukundo wowe wagufitiye se. None se turakora ikibazo? Nta kintu dusigaje. Kaye, tugomba gufata umwanzuro nk'abantu b'abagabo. Ibyo guhora duteranywa n'abagore tubireke. Abapfuye barapfuye, uwawe yapfuye n'uwanjye yapfuye. Tuba abantu b'abagabo rero, twe gusubiranamo natwe nk'abavandimwe. Uri kunyumva neza? Ahubwo dufata umwanzuro, umuntu wese tuzi neza afite amakuru kuri biriya bintu byose byabaye, guturuka iwacu ku cyaro kurinda tugera hano mu kampani. Buri muntu wese tumukure mu nzira, none ntacyo dusigaje turi kuramira. Bitekerezeho uri umuntu w'umugabo. Alfo, mbabarire. Ukuntu twitwaye ntabwo ariko twagombaga kwitwara. Nk'abavandimwe twagombaga kuzuzanya. Ariko reka ibyahise tubyibagirwe. Kaye, turebe ibiri imbere. Turi abavandimwe, nta mpamvu yo kugira ngo dukomeze kugirana ibibazo. Nta mpamvu, twunga ubumwe nk'umuryango. Ikitubangamiye, ikitambitse imbere yacu tugihanagure. Gutifure, uri ku mutima, tugateranwa n'abagore wangu. Ikindi kandi, ibintu byose tugomba gukora, ntabwo tugomba gusiga ikimenyetso inyuma. Yvonne, nukuri cyo kwanga kubana na Rodrigue. Si byibuze bwa rimwe ntabwo ubona ko ugomba kunshyigikira. Yvonne, nakunze Rodrigue bihagije. Ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kubana nawe. Ariko byibuze iyo muza kubana numvaga umutima wanjye wari gutuza. None wabyanze. Kisura muzana ngo bigende bite? Waritse ukabana na Rodrigue. Undi utekereza iki wiyumva ute mu mutwe wawe? Ufite ikihe kibazo? Amahirwe ufite yaba njye nyafite. Ariko byibuze bakaba binkorera nk'umuvandimwe wawe. Nuko bimfasha ukumva icyushuzo cyanjye. Yvonne, wagerageje ukabana na Rodrigue. Rodrigue ko yemeye kugukunda, akemera ko mubana. Yvonne. Ndakwinginze bana na Rodrigue. Basi bikorere njyewe. Bikorere ibyishimo byanjye bwa rimwe. Mbona ikintu kinshimisha. Yvonne, ndakwinginze bana na Rodrigue. Ibi ni ibikize. Ndagukunda cyane ku buryo nifuza kuguhana mu buzima bwawe nk'uko nabikubwiye. Ako si ibi ni ibikize. Munyanganire gato. Ivo ugiye Buretse Maria. Nese Ivo. Ariko se ibi ni ibiki Rodrigue? Agnes uri kubiseka ikintu bizeho? Uko kawanye mujye mureka. Ikiganda. Urakoze. Ahantu habaye. Rodrigue. Uyu niwe geno ryawe. Nguki? Niwe Imana yakugeneye.
ntabwo byagenze rwose. uyu Rodri si ibyo nakubwiye kesi kubera kudutengushye gusa suri mu biyi Rodri umugore wawe n'uyu nguyu ubundi wari usaze ibyaheye mupfukama kesi byagenze biti do zana amaboko fata suri mupfukama kesi umugabo wawe dore n'uyu nguyu turi kumvikana tugisohowe mu tujya hehe ahubwo se meze neza. ibyo nakubwiye ni mukuru wa Soni. Sister, sinzi impamvu mutari mwarampuje nawe kuko umwana mwiza kamera. Ntabwo nzi ko kwa Soni yabagira bakobwa beza nk'aba. You're so beautiful. Ahubwo se ko mutari mwarambwiye se? Ko mutari mwarambwiye? Nzi ko Rodrigue yabikubwiye ariko ntabwo nzi ko ahubwo ari we wahita witanguka ngo gupfukama. Sister, kijye nitwa Mike. nitwa Ivone. Nishimiye kukumenya and mbese biranejeje cyane. Ahubwo se Rodrigue, murabyumva gute ari njyewe sinzi ko mubifata? Murabyumva gute ari njyewe yewe kurasha imbago nta muntu n'umwe uri muri uru rugo. nta muntu n'umwe wari sohora igisimba ubona uhari ubwo niba njyewe mpari kandi washakaga Rodrigue si ubu koko yagiye ntabwo wamuhamagaye se? oya numvaga nyine ndamusanga. gusa wowe waza kureba umuntu utamuteguje koko? bazindutse bagenda bose. biragenda gute namushakaga cyane pe. nanjye naba nkubeshye wakongera si ko muhamagara ukumva. urumva se niba yagiye ngo yigire muri gahunda ze gusa numvaga nshaka yuko twabonana byanga byakunda ashobora kuba yarandakariye kandi nanjye sinjye pe asanze atari njye geno rye. ese ko wamubenze nyine? oya ntabwo ari ukumubenga buri ikintu cyose kibaho gifite impamvu. ese wari ugarutse gukora iki? kumusaba imbabazi? shanagiraga nyine numve uburyo yabyakiriye niba yaranandakariye tugire nyine uburyo tuvuganamo musaba imbabazi. ese ubwo wari uje kwisubiraho kugira ngo Rodrigue nyine musubirane? ibyo bimeze bite? Mike sinkamushyiranye ariko Rodrigue nta n'ikibazo mufitanye sibye ko Rodrigue yanakwikuyemo rwose basigaye afite umubano mwiza na Kesi. shana kuri byaba ari byiza pe. byaba ari byiza kuko nandi ko nawe uri kumwe na Mike ko rero ruva ari kumwe na Kesi nta n'ikibazo agufite. yanabyikuyemo byaranarangiye ngira ngo nkeka ko ari nayo mpamvu yabyutse yigira no muri gahunda ze. uzi ko nari narishyizemo ko yandakariye. oya yakurakarira gute se? Rodrigue ni kuri yateye kuri Imana ishimwe pe. icy'ingenzi ni uko ameze neza nta kibazo dufitanye. ubwo numvaga nyine umutima wanjye uri kunshira urubanza numva ari ideni murimo ryo kumusaba imbabazi numvaga ko namurakaje ariko niba ari uko bimeze Imana ishimwe pe. ameze neza na Kesi rwose urukundo ruraryoshye. iyo umaze kumukatira buriya Rodrigue ni kuri yateye ntabwo ajya mu bintu byinshi nyine n'ubundi buriya yahise agumana nawe nawe kandi nizere ko wowe na Mike mumeze neza ntacyo dushinja Imana. shana rwose hari ahantu ariko nyine nta kibazo ko wagumye mu muryango wacu ukagumana na Mike. murabyifuzaga se? njyewe nifuzaga ko tugumamo. erega muri beza uzi ukuntu kwa Sonia muri beza. ariko urarusha se? nuko nyakwigendera yagiye nyine Sonia uzi ko uruzi ukuntu namukundaga. namukundaga barapfuye mere neza cyangwa byakunda ariko nta kibazo ubwo wowe wamusimbuye wenda nzajya nkureba mpite mbona ko ari Sonia. umva ye
nta nubwo dusa ariko buriya wenda na Rodrigue azajya agira hakundi havuga ati nubwo namubuze umuvandimwe we mukuru wanjye aramufite ni byiza genda ntabwo Rodrigue ari ngombwa yuko nyine yabuze umuntu pe yabuze umuntu ariko nyine agomba kubyikuramo wese ntudushumbusheje nzajya nza kureba Mike mfite nkubona mfite nibuka na Sonia rero iyo umuvuze mba numva sheshu rimeze ese ko nanjye ukuntu namukundaga disi wanyerese amazi yo kunywa amazi yo kunywa nze nyakwiye ubushyuhe bwinshi cyane pe ako se Rodrigue nawe arazinduka pe wenda agiye kuza ugenda winjira kuri pizza hano ndi kunjyana neza saa araza wicara aho ngaho uyu se ko ari hano natawe kuri hano bituye mu bumba kanyega gasa ibintu wigizaho n'igihe wahereye iki bose ari hehe tese madame bose ari hehe mwese nagiraga ba bosi bangahe nagiraga bosi wanyuma ngira ba bosi bangahe ko ngira bosi wanyuma kugira nkaho ntawe uzi ese namumenye gute unzi ko ariko twakoreshaga ngenda bize akagabo gahimba kandi kataraza ese numuri kumbwira ko nari kuvuga yes boss naho neza gasa neza boss umeze nkaho utunguwe ninde yes Mike ni umuzima cyapfuye Mike nakubwiye ngo ubwenge bwari bwiza iyo buza kugirwa na bamwe gusa Mike uracyari muzima nta n'isoni ufite kutunguwe nyuma y'ibyabaye byose urumva nta n'isoni ufite zo kurebana nanjye nuse Mike wowe Mike si wapfuye Mike si wowe si twagushyinguye mabuja iyakaremye n'iyikamena imana yavuze ngo baho ugomba kubaho kandi umuntu ntabwo abaho kubw'impuhwe z'abantu abaho kubera ko hari impamvu ari umugambi imana y'umufite Mike uracyariho kuko umugabo wanjye uracyariho ariko se mbega impuhwe umugabo wawe ubu urabyibutse ko n'umugabo wawe umugabo wiyiciye wowe ubwawe urabyibutse ko n'umugabo wawe ese mabuja James ni iki ariko si sheri wa inde umugabo wawe ariko namwe mwimbeshyira mu rugo James murakorana si Mike cyakora gasaba uri umugabo si mwambwikire kujya mbere umugabo wanjye nubwo nari naragukumbuye nta soni ufite reka watangiye wiyirijije wigeze gute Tina ubu wari uzi ko napfuye ese si twagushyinguye wumvaga byararangiye vuga uti igicucu nacyemeje ndeba sheri ndeba neza uri kumbona urimo urambona look uri kumbona neza n'ukuri nari ngukumbuye zitagireza mabuja naremeye nza mu kazi kawe kubera ko hari icyo nashakaga kugeraho kandi ntabwo nari gutererana bosi wanjye bibaho ko yambereye mu bosi mwiza kuva nagera kuri iyi si burya waratugambaniye ntabwo kwari ukubagambanira gasa kwari ugushyira mu bikorwa icyo bosi yifuza kuri gututubikana se sheri se wamugane ko umuntu abajyamo muri sauna wabaye iki shinyiriza abanyabyaha rero ntibabura ni ukuntu icyaha kiryana ntabwo ujana nagombaga gukora igishoboka icyo ari cyo cyose Tina kugira ngo bosi wanjye yongere yisubize icyubahiro ubu wumvaga ngo waranyishe
wumvaga waranyishe byarabaye byararangiye. Ya ntabwo nigeze nukuri Wowe na James wumvaga ibintu ari amahoro. Ntabwo nigeze mwica ubwo nyine warapfuye. Ese wapfuye. Nese ubu ni umurambo mabuja. Kereka niba ushaka kunyica mu kabiri. Ariko ndagira nkubwire ko Mike nta hantu ajya. Uko wanyica kose. Nta hantu najya. Nese Mike njye ntabwo nagwishe kandi urabizi ndi n'umugore wawe ngenda nagukunda nubwo nigeze mwanga. Ukunda nde? Ukunda nde? Nta sono urumva uri gutera hano ariko. Ndagukunda nuko. Yego sema ngaho nkunda turebe se. Nkunda turebe. Nyuma yo kunyica ndi umugabo wawe. Ariko ntunagira ni muwe byibuze umenye igihango kwitwa umugabo wawe ukaba umugore wanjye. Ugatinyuka ukarenga ukampubuza. Wambabariye ngo baravuga ngo urwishigisha yarabusoma. Uri kumva neza? Ntaho nagiye nta naho nteganya kujya tina we. Ibintu mwese mwari mubizi ko Mike akiriho. Tina ubona mabuja. Agnes wakimara wamubizi nawe. Uretse Agnes nawe. Uretse ko musaza wabacyari. Kwajya ngase ko ndi gicucu ntuze nabuze aho njya uba ufite aho ujya. Isiraje kwikaragira. Na Mike ze umugabo wanjye. Wawe se wahe? Wamusanze mwirembe. Kurumva igihe wahereye uvuga umugabo. Namusanga ukuzima so yagushize. Yakaba umugabo wawe ntiwakabaye waramwishe. Kandi uriho. Kubaho ni impuhwe zawe se? Aravuga ngo kubaho kumushwe si impuhwe zawe. Wowe na James muraza kwerekeza heti. Oya aho kujya harahari kuko muri mu maboko mu nzego z'umutekano. Ntabwo nakabaye naraje kugukorera pe kuko nzi umutima wawe mubi mabuja. Nemeye kuba ikigo ry'imbere yawe, nemera ko munsuzugura kugira ngo tugere ku cyo dushaka. Ubu turashima Imana, impapuro zose za kampani ubu twarazibonye, nta kintu na kimwe ubu ngubu kigaragaza ko kampani ari iyanyu. Nyuma y'ibyo byose rero no kongera tukishyira tukizana muri kampani ya boss, icyo giye kugira ngo duhamagara abashinzwe umutekano bajye kubaryoza ibyo mwakoze. Kandi wihangane, ikintu cyose umuntu akoze kuri iyi si kigira igiciro cyacyo. Ingaruka itabaye nziza ibambi. Rekera gutera impushya. Rekera gutera impuhwe ibyawe byarangiye. Wow. Wowe na James wawe mugende muba amahoro. Zaraza kugusura shashu muri gereza. Urabona yiteresha impuhwe. Ariko iki? Ariko Mike uzi Agnes nujya kumumenya. Ndi ni mushiki wawe. Yes afande. Muraho neza. Wa mudamu ubu ngubu yabonetse. Sefu mbwira buriya washatse kugaragaza iki? Uratinyuka mu bantu bangana kuriya ukanga impeta. Buriya Rodrigue abaye iki? Buriya warambabaje ku buryo utatekereza. Mare, nuhora wifuza kumenya ubuzima bwanjye? Mpora mbwifuza kubumenya. Numva rero iki ari cyo gihe cya nyacyo cyo kukubwira ubuzima naciyemo. Nteze amatwi. Yvonne ureba aha ngaha narashimuswe. Urashimuswe? Ndashimutwa ngirirwa nabi bishoboka pe. Nkimara gushimutwa naranabyaye. Waranabyaye? Kubw'amahirwe ntoroka Gasana na Kayi bari barancimuse. Gasana na Kayi? Ntabwo nari mfite amahitamo yo kurera umwana wanjye pe kuko nta bushobozi na buke nari mfite bitewe n'ubuzima nari magazemo. Ubwo wamushyize he? Mfata umwanzuro wo kujya kumujugunya. Kujugunya umwana wabyaye? Mari wabyihoreye koko ko buri muntu wese burya kuri iyi si agenda afite ibyo akenyereho cyangwa se yambariyeho. Ku buryo wifata ugakura umwana mu nda warangiza ukamujugunya? Mare nanjye ntago yari njye. Naramwijishuye ndamufata ndagenda murambika ku gipangu cy'abantu babakire. Biza kugenda bite? Kubw'amahirwe yarariraga cyane. Ntabwo batinze bahise basohoka kuza kumufata.
bitamfata umwanzuro wo gusubira mu cyaro. usiga umwana. Naramusize. Ubuzima bw'icyaro bwarananiye, burangora, burananiza. Mfata umwanzuro nanone wo kugaruka. Niba nakubwira, niba ari uguhura n'Imana, niba ari umuntu Imana yanyoherereje, niba ari ibitangaza, niba narakubonekewe, sinzi uburyo nabivugamo. Nkimara kugaruka nahuye n'umugore. akira rero ubutunzi buri muri aka gaseke kandi uzabukoreshe neza. akira mwana wanjye Ivona, ugira impungenge. Ivona mwana wanjye, ndi mama wawe, ntihazagira umuntu ubabara biguturutseho. kandi Rodrigue nagira ibyo agusaba uzabyemere. ko numvishije rya jwi rya wa mugore, undi se kari kumbwira ngo ni mama wanjye. Yambereye umugisha pe. Ivo, ndabyumva pe, ni ibitangaza, ariko ibyo ari byo byose ntaho bihuriye na sije twari turiho, kuko ibya Rodrigue ntaho bihuriye n'uwo mugore. Mare, birahuriye cyane. Ntaho bihuriye. Njye rero Ivone ureba hano, mu buzima bwanjye sinjya nifuza ko hari umuntu ku isi wababara biturutse kuri njye. Hanyuma ukababara ku mpamvu z'abandi se? Njye ubwanjye naricaye ndareba, ndavuga ati kuki nababaza umuntu wari usanzwe afite umubano n'undi. Fata umwanzuro wo kujya gushaka Kesi. Ese Kesi bigeze bakubwira ko Rodrigue yamukundaga? Ariko barakundanye ndetse baranabana. Icyo bapfa ntabwo ibyo ari ngombwa ko mbimenya Marene. Nta n'impamvu wari bwivange kuzana kugenda ukazana Kesi. Ahubwo nagize amahirwe nsanga ni n'umwana w'iwacu pe, nari nsanzwe muzi. Nta mpamvu rero yo kumubabaza, none ikindi ari nge biturutseho. Asanzwe azi uburyo uriya mwana twarakuranye. Ntabwo ari ukumugirira impuhwe, byari ngombwa pe kandi cyane. Ndamya neza yuko Kesi ari we wagenewe Rodrigue. Ko wababaje Rodrigue? Njye ndabizi neza Rodrigue ntabwo akunda Kesi. Marembo baratuve kuri icyo kiganiro, kuko kugeza ubu nta kintu mfite cyo kubikoraho. Icyo nakoze nicyo cyari gikwiye. Basi se Mike uramukunda? ahubwo se sheri kutambwira ese uko mbona nta gahunda ufite? ndabona watuje ibi ubukwe ndashaka kumbwira buzabera he, ese dufate sare he, ndashaka kumbwira ukuntu bimeze sheri. turebe n'itariki nziza. Kuri kubyihutisha cyane. Sheri ahubwo wenda kubona aho bitwaye gake. Sheri zidukundana? Ese ko ubukwe buhari nyine. Nireka tubyihutisha. Ahubwo namwe mutugire inama. No, inama. Byihutisha. Marene mbabari utatwara ibintu gakeya. Nagari ukubitwara gake. Ako Mare urabona ngiyewe nkwiye kubaho gutya kandi mfite kubyihutisha none pressure. None se nyine kuri wanjye ahubwo ni iki gituma tuta mu gitondo kara ahubwo tupanga ubwo. Gasabye ndi kuvuga ngo bitumva. Ibintu uvuga pe ndagushyigikiye kandi na Ivona nari nabimubwiyeho. Ese none watewe n'ibiki? Oya nibyo. Gasa ariko sheri se dukundana koko. Cyane. None se kuki batabyumva Marene? Nawe rero ari ikintu bitiranye. Ubukwe yego ubukwe nuko abantu babiri, ariko byari byo byose ifamiye ibikenewe. Umuryango. Famille, okay. Ababyeyi bawe turabutegura turi babiri. Njye numvaga bazakabaho inama z'ubukwe.
inama z'ubukwe shiri inama z'ubukwe se ziki tukicaza umuryango Ubu inama tukabateguza irenze. erega ubukwe ni famiye so buricara ngo ubukwe Ariko njyewe ndumva ntazi ikibazo mufite mu boss ndumva ibyo avuga ari byo si byo ratagasa none nta cyambere nta kintu kibuze no kuba ntangirira amafaranga uburyo umuntu atinze ubukwe kubera kuvuga ati abantu banze bantwerere ariko nanone ubateguze bose bagakeneye abantu bamutwerera abatwerera se afite amafaranga yo gukora ubukwe buri kimwe cyose kirahari ibyo bazabutaha bazarya ibyo muzambara amamodoka ibintu byose bikenewe erega amaze igihe akeneye kubaka ahubwo ugasaba uwo turi kugenda ndabyumva pe none se ubwo urumva kubera iki mushaka kumuri kubitinza kubera iki oya nagaruye bitinza gasaho no kugira ngo urumva ntago byari byo byose nubwo sheri afite buri kimwe cyose ariko baravuga ngo naga amafaranga ari byose nanone ikindi kandi ntabwo ubwo bukwe bwaba ngo tubukore ngo tunabwitahire reka mbivuge muri icyo kinyarwanda yego nese abantu ntubahereza umwanya nyine banabo bakitegura bakazataha ubukwe arega niyo utatwerera ushobora kuvuga ati nzakenera ibituma nza mu bukwe nsa neza rero sheri arashaka ngo tuvuge itariki y'ubukwe ubukwe buhite buba ako kanya twabishyira muri uku kwezi byanga byakunda tugomba gushyira hamwe tugashyira ndamushyigikiye yasana rwose uri rega impamvu se imvo kirerega ibyo uvuga ngo rega abana bafite ubwoba ajya kubona ukabona haje undi muti ujya ubona ubwiza bwawe ejo n'ejo bundi rega ntabwo ugenda ahubwo gasa ndabona shiri akazi ubundi wakaretse ukaba wishobora hano biri guhura n'abandi bantu bajya mu kanya babe bakumwaye nibyo niyo mpamvu nyine rega niyo mpamvu yo kwihutisha kubyoroshya ntabwo igihe umuntu yabize so na boss iyo umuntu yageze mu rugo nibwo umubara karu wawe none se sheri gasana gushyiremo akawa mugeni numvise avuga ngo ari niko bigenda kandi dore ntureba niba ntacyo bigutwaye mu by'ukuri wenda ni nk'agatekerezo nyine nabaha ngiye numva ku giti cyanjye nibura uhereye nka none nibura hanyuma y'ibyumweru basi nk'amezi atatu uri gukora iki ikintu gihari gituma sheri arega natwe yego amafaranga arahari ariko nanone bisaba kubitegura ubwo byonyine nta sare ufite nubwo ufite amafaranga sare ni ikibazo abo kukwambarira niba ari ikibazo cya sare niba ari cyo wumva kibura ngewe mbwira mu gitondo nkwereke sare ndare nyishyuye ejo tuzagenda tujya kuyireba ubukwe mu cyumweru kimwe bubi mare ubwo urumva ko ibintu ngo mu byumweru bibiri uko n'abantu zikoje no kwicara gutekereza wenda ngo nari ntwite ati se ubukwe bubaye ntago baduteguje mu byumweru bibiri turabimenye ubukwe burasoye bagira ngo wenda bananeye nini ese mare urumva wowe twebwe n'ubundi bosi ahantu agiye gushaka ntabwo ari kure y'umuryango n'ubundi musanzwe muri umuryango nta mpamvu rero yo kwirirwa uvuga ngo abantu bazibaza ngo ninde kandi n'ubundi basanzwe bazi bosi na murumuna we zishira ukwezi kose cyane reka tubwire na famiye zibanze zitegure famiye kwitegura baritegura iki niba ari ikibazo cya transport tuzohereza imodoka zibaza ese ko ntahagiye wakiha ukwezi ko neza bamugane wagira ngo arundi muntu muri Rwanda wajureka ibyo bintu none wabibwirwa n'iki ariko sheri reka nkubwire reko gasa watunze umugore mwiza kuko nk'uyu nguyu ukabura abantu b'abagabo birwa ahubwo ndashaka umbwira nta bagabo bajya baza bagusaba urukundo niyo mpamvu ugomba kugira vuba nyine ko rero icyumweru nacyo ni cyinshi rego wagenda bayagira mu cyumweru ntacyo nakubwire itariki yifuza okay ngaho mbwira itariki ushaka ngewe itariki nifuza yaba ni ejo njye ndashaka ibintu biva mu nzira sheri tukabana hataho nazatinda nkasanga abahungu bacamutse bankuje sheri reka tureke gutinda mu bintu reka tubereze ukwezi shira ukwezi nzaba nkiye hayi ibyumweru bibiri sivo oya yape basi reka twemere ibyo rega boss amaze igihe boss yarabiteguye umura ntabwo nta kibazo na kimwe uzagira mare ibyumweru bibiri ukwezi n'ubundi nduwa we n'ahantu neze kujya ibyumweru bibiri ukwezi urakwemeye ukwezi ni kenshi ku gihe kingana gutya gasaba ubwo wenda ubyemeye reka dupfe kwiha ariko si ukwezi nanone ayihangane boss ukwezi ntabwo ari kunini cyane kadutegereze uko kwezi nta kibazo
bite se sheri ivo noneho birangiye none uretse ko nakwiye kuvuza none uragutanaye urashya kimeze ute meze neza amakuru meza ni meza asa neza ntabwo nakurusha uri hano se wenyine cyane ndi hano njyenyine nyine baba bansize ubwo aho nyine uraho ndekere musaza wanjye ako se muramushaka yiki se kayi wowe ntujya urambika reka tuyicare yababonye manuka mwari muzi ngo mwarase muradushaka iki reka nshuti ase wandekere umusaza wanjye kayi bashaka iki mwari muzi ngo mwaratwishe mwari muzi yuko tuta kayi se kayi urashaka iki nayo kayi Yvonne baranyihishe gusa kayi kuko ubuzatuza ryari kuki utajya uduhereza ngahe birabarangiranye kayi mamanira amaboko hejuru mwese hariya hirya hariya hindukira haguruka amaboko hejuru bagiye kutwica ko mwigenje aha ubu nabo mwari mugiye kubica bari babishe shuti shuti shyira imbunda hasi shuti hoya shuti icyo ukoze shuti afande mbabarira rwose turabishya shuti